Bitese sawa meze neza meze neza. Okay, ngaho rero dusharinge ya nkuru yawe. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Bambire Teddy Nyiraminani, ndi umwana uvuka mu bana 8, ariko ntabwo nyine Imana ntabwo yabishatse ko bose baba bariho, ari njye usigaye mu bana 8 njyenyine kumwe na mama, nitwe twasigaye mu muryango. Muri yanjye rero ndatangira ku rugendo rwanjye mvuka, nubwo ntazi wenda ngo umwana yavutse ntabwo aba abizi, ariko ko nagiye nkura. Naravutse mbyarwa na mama wanjye na papa wanjye, tugira ibibazo byugarije u Rwanda, intambara ya Jenoside iraba, turatatana n'umuryango, ngirwa ubuntu bwo gufatwa n'umushuti wa papa, ari umugande, arantwara ajya kundera. Byari urugendo rukomeye cyane, nari muto cyane, mfite nk'imyaka 4 gutyo, 3 aho ngaho. Urumva umwana nk'uwo kumufata ukamukura ku mubyeyi ntabwo biba byoroshye, ariko hamwe no gusenga Imana, hamwe no kuba narabanye n'abantu nyine bakanyisha imico itandukanye, hari ibikomere nagize cyangwa se hari n'ibyiza nagize, gusa ndashima Imana mu rugendo nakoze rwatumye ngera aho ngeze uyu munsi. Narezwe n'uwo mugande, ndamushimira nubwo yapfuye, ariko abana be baracyariho, turacyari kumwe nabo, ndabafasha nk'uko nanjye ababyeyi be bafashije. Habayeho mu buzima butoroshye, mwenda ntari buvuge umwanya munini, kuko nabagaho nk'aho hari ikibazo dufitanye kandi yaramfashe umuntu ugiye kundera. Birangira ahubwo kwari kugira ngo farge amafaranga nagagombye guhabwa aba ari we ugiye afata. Mbese muri make nahita kari nk'agakingirizo kugira ngo agaragaze ko ari umuntu mwiza, afite umuntu, ariko ntabwo byabaye. So ubwo rugendo nararukomeje, niga primaire ndayirangiza, bitoroshye bikomeye cyane. Rimwe na rimwe najyaga ku ishuri 3 mu cyumweru. Hari abantu benshi tuhuje ubuzima bagwaye muri ubwo buzima, kuko igihe cyo kujya ku ishuri akenshi bahaga liberté abana babo, njye nkaguma mu rugo nkakora imirimo. Ariko kubera ko Imana yari yaramvuzeho, ntabwo yigeze ituma mba ikigwari cyangwa se ngo mbure ubwenge. Sinigeze ndenga kuba umwana wa 3, kuva umwanya wa mbere 3, ntabwo nigeze mparenga aho ngaho. Narakoze ndiga njya secondaire ndayiga, urugendo rutoroshye, ariko nabwo ndagerageza nk'umwana. Mbese nigaga nk'umwana w'imfubyi, kuko narakabona mama namubonye nyuma, kandi ndanabishimiye Imana ko Imana yongeye ikangarurira mama wanjye, nanjye nkongera ngo ko nongeye ngira ubuzima kandi bwiza. Bityo aho ngaho gatoya nkabashishikariza abana cyangwa se abantu bose bari mu gahinda, bumva ko babihebye, ntabwo biba byarangiye. Imana ibyo dufiteho umugambi, kandi hari icyo Imana iba yarakuvuzeho mbere yuko uvuka, ko buri muntu wese agendana umugisha wiwe. Secondaire maze kuyiga nyirangije, nahise njya mu kazi ka leta. Si ngombwa ko nkavuga, ariko hari igihe nzakabasharingaho nako. Nkora akazi ka leta mfite imyaka 18, ndagakora. Muri ako kazi ndakura, mbyaramo umwana mwiza cyane, ndaza kumubereka. Ndangije kubera ukuntu ahantu nabaga baryaga imigati ntibampe umugati kandi ariyo uteguye, nakuze numva nshaka kuzarya imigati myinshi. Nari muto cyane bishoboka, ariko Imana yarafashije ngira ubuzima bwiza kandi cyane, kugeza isaha uyu munsi hano nangaha. Ndi umubyeyi ushima Imana n'abantu, kandi ndashimira Imana, ndashimira n'abantu banderaga, kuko nibo batumye ngira ishyaka ryo kuba nashakisha ubuzima bwanjye ku giti cyanjye, kugira ngo ngire naho ngeze uyu munsi hano nangaha. Nibo babikoze, kuko igihe kinini hari igihe umuntu urakara ukamubureminga, yamfashe nabi, yandeze nabi. Oya, hari igihe akurera nabi, ariko kugira ngo ureke kuzaba umutesi, uzagire naho nawe wigeza, wivana, wigeza.
kuko iyo ntaza kurerwa nabi mu itangiriro ryanjye ntabwo mba ngeze aha ngaho uyu munsi ngeze. Ndi umumama yubatse, nkaba ndi umushoramari, akazi karita narakaretse njya kwikorera. Ndi umucuruzi muri shike, curuza imyenda y'abadamu muri Flora -1 C38. Abishaka nabo bazatugana tukabambika. Urumva rero ko urugendo rwanjye rutari rworoshye, rwari rukomeye cyane, ariko hamwe n'Imana uko narakuze niga gusenga, ndasenga mu ADPR. ADPR ndabireka, kuba ADPR nabaye imyaka 15 ndabihagarika, ariko nubwo nabihagaritse si byambujije gusenga, ndacyasenga kuko ikintu cya mbere kigufasha urugendo turimo n'amasengesho yonyine. Udasenze Imana, utifatanyije n'Imana, nta kintu na kimwe wageraho. Ku isi irimo ibintu byinshi bitandukanye bitugorera imitima, bitubabaza. Udasenze Imana rero watora amashashi ukagenda. So ari nayo mpamvu muri urwo rugendo rutari rworoshye nagizemo ingorane, ariko nyuma yaho nza kugira n'ibyiza, mbyaramo umwana mwiza w'umukobwa. Turi kumwe hano nawe, bibwira mukamubona mukareba ko Imana yangiriye neza. Ari nacyo kintu kimwe guseka uyu musano nangaha. Nyuma yaho ndaza kugira ikindi kintu nongeraho. Murakoze. Shadi, wagira ikintu tubwira? Subscribe. Ikintu cya mbere mbanza kuvugaho, mama wanjye yababwiye inkuru yiwe, yababujije kujya mubabara, ntukajya mubabara. Ntabwo njya mbona babaye, ahora yishimye. Okay, murakoze. Ni umunyeshuri yiga urugendo rwe rw'amashuri primaire. Ndavuga primaire ko maternelle yo si ngombwa. Primaire yayize Kigali Parents, and then Troncome ayiga Saint Aloys Rwamagana. Cycle supérieur wongeye nize mu Gifaransa, mbabarire Ibyongereza nanga mbizi. Cycle supérieur ari kuyiga SOS Kagugu. Akaba ari kurikirana section yitwa Software and Development. Okay, abyivugire kuko abana bo biga ibintu bitandukanye naho mbizi. Baragerageje navuga ni umwana wanjye uko navutse, uko narezwe, ntago ari kagomba kuzarera. Niba narakuze niga muri corridor, ntago nawe agomba gukura yiga muri corridor. Nakoresheje imbaraga zose nk'umugore wirwanyeho, kandi wari ukeneye ko azagira iterambere ry'ejo hazaza. Ndavuga rero amaboko yanjye n'umwana wanjye, kuko namubonye mu rugendo rutoroshye rukomeye cyane, bitari ngombwa wenda kuvugira imbere y'abantu cyane. Hari bamwe babizi na Cynthia arabizi, ariko ikindi kugira ngo utababaza n'umwana ntago agomba kubimenya. Gusa ndamukunda, niyo mpamvu aziga. Nkaba nteganya ko kaminuza azayiga hanze, either Canada cyangwa se USA, aho habiri no propose. Niga neza, namubwiye ko aricyo gihembo nzamuhemba. Akaba yiga neza mu wa 4 igihembwe cya mbere yagize amanota meza cyane, aranshimisha, kandi aribwo gitangira ishuri 86. Igihembwe cya kabiri yagize amanota 87, yongeyeho rimwe rirahagije. Igihembwe cya gatatu noneho aje ari simusika agira amanota 92. Wow. Ari nayo mpamvu umunsi wa mbere naramuhembye kujyaye kureba filimi sobanuye Antonov Kicukiro. So nagira ngo rero tubwire, akimara gutsinda yaratsinze muri leta, bamujugunya ahantu like ni mudasobwa ni ati baramujugunya, ntabwo bamujugunya. Ambwira ijambo rivuga ko yamubona kuri telefone, sinari mbere nagiye isafari. Ahamagara kuri WhatsApp call, arambwira ati mama banjugunye hano. Yabivuze ko bamujugunya, nubwo yavuze ko bamuhaye ikigo. Bamuha ngo ni Mege ni Hege. Arangira bimbwira arira cyane, arabana wese wowe urashaka iki? Ati ngende ndashaka TVET. Ati kandi software. None se ibyo bintu babikora he biganjye n'umukecuru ndisaziye simba mbizi, urumva. Arangije ati rero
ibigo bishi biba bihari noneho kubera ko dushaje kandi turi muri leta y'u Rwanda yaduhaye iterambere rigezweho cyane ndafata telefone yanjye kuri Google ndasearchinga nkubitana na software nane SOS ka Google ko niho nabonaga ko yabasha kwiga nibura iyo software ashaka akayikurikirana neza umwana turatumujyanye ariko ama promesse ivuga ngo nushakira ishuri nanjye nzaguha umusaruro w'umwana kandi kuko yaramumanye bityo rero twamuha ijambo nawe akabivugaho akananenga akankunda cyangwa se akanyanga akavuga ko ndamukunda cyane simufata nk'umwana ahubwo mufata nka murumuna wanjye duciringa byose nakoze Shadi gira ikintu tubwira nawe okay kambabwire rero njye ndangiza mu gatatu bamaye ikigo nta nubwo n'ubwa mbere ari mumvisha mbwira mama ndamubwira ntabwo nari natsinze nyine nujuje ariko nari natsinze no arambwira ariko si twavuganye ko ugomba kuzuza bakaguha ikigo cyiza numva atangiye kumpureminga kandi ntabwo yari ampureminze nuko yari atangiye kumbaza se kuki baguhaye iki kigo kandi watsinze kandi nanjye ntazi impamvu nibwo natangiye kurira rero ndageze nkajya numva agiye gutambwira njya aho hantu kandi hari kure ntanahazi kandi numva nshaka kwiga hafi yo mu rugo nyine byanshanze ndarira arambwira ngo yewe ngaho uceceka mugiye gushakira iki aragishaka anjye arambwira ngo ugomba kubona amanota ari hejuru ya 40 njyewe numvaga azajya mvuga ati amanota 80 nzakura ako 70 ikigo cyabo barasibiza no njye mpfa kubyemera ndabubwira ati nta kibazo nzayagira si amanota ushaka nzayaguha wowe nshakira ikigo ariko nari maze mwiziritse igisasu kuko ntabwo numvaga amanota 70 nakora pe ari hejuru ya 70 nako ndiga igihembwe cya mbere periyode ya mbere nyine tujya tugira ibintu by'amaperiyode ntabwo aba 86 yavuze nayo ku gihembwe cyose periyode ya mbere nagize amanota 72 ndavuga ati ndasibiye noneho birarangiye ndiga muri periyode ya kabiri ngo mbagize 80 birangira ku gihembwe cya mbere mfite 86 yenda kuza ndiga rero bigenda bikura njye ntabwo ndi umuhanga cyane ariko ubu ngubu nsigaye ndi umuhanga nyine ariko nubwo bitarenze ariko nsigaye ndi umuhanga ariko baramwe ngo iyo section wiga ngo ni y'abajura bana abahakazi b'amabanke ku amafaranga bitewe n'ibyo wiga uhitamo icyo bibyazamo umusaruro niyo uhisemo kubibyibisha nabyo byakunda narangiye rero ntabwo nagutumye kwiba ibyawe nibyo ufite mu ntoki ibyawe nibyo wakoreye ibyawe nibyo wishyuye mu rugendo rwanjye natangiye ntabwo nigeze niba nta n'igice cy'icumi nigeze ntwara ariko Imana yagiye umugisha kugira ngo ngire kuri make mfite simfite ashobotse cyangwa se afite ayo nkeneye menshi cyane pe ariko nzayakura mu maboko yanjye cyangwa se n'abaterankunga baramutse baboneka kuko ndi umugore washatse kwiteza imbere nubwo wenda bigorana ubuzima bugorana bukomeza bugorana ariko ndabizi ko nzatera imbere nkagira naho ngera niba mbasha kubona minerivare 500 ku gihembwe ndakeka ko amafaranga ni Imana yanjye n'ejo bundi nzabona na miliyoni kuko dutangira kuri make ari umuromodo wanjye w'umumama wigeze uvuga ko yatangiye acuruza reba zino ndobo zino ndobo z'imyeru bashyikiragamo banjiya izo yahereyeho ariko uyu munsi hano n'ahangaha ari influencer hanze y'igihugu cyacu ni umukire ukomeye cyane nimba yaratangiye kuri banjiya zidahagaze mu mafaranga 2000 njye ndacika intege ndende se nanjye nzagera aho ngeze bashobora kuba bungukamo nk'igihumbi cyangwa 500 cyangwa ibiceri ariko ubu uyu munsi hano indege yayigize nk'iki se ni bisi ayijyamo buri munsi kandi ngewe indege nyijyamo 3 mu mwaka cyangwa ida 2 ngiye kurangura ariko urumva nimba ari 2 ngire ngo kujyamo 2 hari utarayijyamo na rimwe kuko ubwa mbere njye mu ndege ndabyibuka nari ngiye mu butumwa bw'akazi nyikorera leta
numva ni byiza ndishima bavuga ngo nagiye mu ndege ngo bararuka ngo yimanutse ngo izamuka ngira ubwoba ndatengurwa ariko nagezemo ubwo numva ni nk'isi natungwa no kubona tugeze iyo tujya kare tugeze South Africa aho se kuki tugezeho kare none navuga se mana uzamfashe noneho ngende njya ahandi hantu nyine hagenda umwanya munini ngize amahirwe ihitimo bita kujya Haiti sinzi nimba uhazi ntabwo numva baba muri Amerika ariko nyine ni igihugu cyaje kigira imitingito myinshi tugiye ni iminsi 2 ntabwo se n'igisi yarangiriye neza kuko niba naragiye isaha n'iminota 20 Central Africa ko niyo bakoresha hano uva mu Rwanda ujya Central Africa muri Rwanda ya ni isaha n'iminota 20 hanyuma mwagirirwa ubuntu bwo kugenda iminsi 2 adona bya bintu bibishabazi turya twifubika mu ndege turarya kajya muri toilette mu ndege sinari mbizi sinashobora kujya muri toilette mu ndege sinzi ko umuntu yaryama mu ndege sinzi ko umuntu yarama muri televiziyo mu ndege ariko urumva nyine ndashishikariza n'abantu bataragera mu ndege ko ijoro hari Imana nabo bazahagera nje uko navutse sinari no kujya mu ndege ninjye muntu wacu wagiye mu ndege bwa mbere nubwo wenda bapfuye ariko ndamya nashigana kandi ngiye nyine nubwo ninjye wagiyemo kuko nta bandi bahari gusa bari kujyamo burabona ninjye Imana yarahaye umuhamagaro wo kujyamo so bivuze kera umwana wanjye rero umureba ndamufuhira tugiye kujya mu ndege umva yavuze ngo nzajya kwiga hanze ngiye kwifotoza pasiporo ariko ninjya hanze nyine nzajyayo ese hanze ko ushaka kuvuga kuzajya hanze nabivuze nibyo kizajya kujyanye hanze kizaba ari igiki ngiye kwiga kwiga ni iki ushaka ubumenyi okay kwiga ariko nkunganire ntabwo uzaba ugiye kwiga ibirenze ibyo wize cyambere uzaba ugiye kwigisha abo uzaba usanze hanze indangagaciro z'Abanyarwanda ikindi ugomba kwiyubaha ukareba akababaro n'agahinda nagize mu bwana bwanjye ukamoza amarira nibura nanjye ukavuga ati mubyeyi akiri ikamba ry'umubyeyi ukiyubaha umukobwa sindiye ntaho ndi bukubuza abahungu ariko abahungu ntabwo ari beza cyane mu rundi ruhande ugomba kwinjira mu bintu by'inkundo igihe cyawe kigeze warakuze kuko hanze impamvu mbifuza ngiye mu by'inkundo nandukiriye hanze nta mwana nta mukuru usanga umwana w'imyaka 12 ngo afite fiance kandi mu Rwanda twege ntabwo tugira gute ntabwo Rwanda rubyemera ndagaciro zacu ntabwo twemerera tuzi ko uwemere kugira fiance 21 so rero icyo kintu ugomba kugikura no ugomba kugihagurukana hano mu Rwanda ukajyana no hanze ukagerayo ukaba intangarugero kuri wa wandi usanze ukazagerayo muri ghetto ugasanga abantu n'undi musore kubera ko utari hafi ngo ukomakome ariko rero burya umwana ngapfa mu iterura niba naramwigishije mbere nkamutoza ko nta kintu umubuza si umugora ariko ndabizi neza ko ntago yabikora uwo rero afite si yabikora gusa ntuzabikore uyubahe ugenda uharanira yuko igihugu cyawe uzagira ishema si njyewe njyenyine igihugu cyawe muri rusange nuhesha ishema igihugu cy'u Rwanda aricyo navukiyemo aricyo mbamo nanjye uzabamesheje ishema inshuro ebyiri so ndumva rero Imana nyine ifashe n'abantu bari kudukurikirana bansengere umwana wanjye azajya kwiganza uko arabishaka kandi arabikunda nta bushobozi mfite ariko ndifuza ko Imana yamfasha pe umwana wanjye akazajya kwiga hanze nk'uko abishaka bagiye kujya mu wa 5 secondaire urumva n'umwaka umwe usigaye Imana yo mu ijuru ifashe yuko abyara namwe mwebwe abadukurikiye nabirenze mbasaba ndabasaba inkunga y'amasengesho kugira ngo Imana izamu ubushobozi nta bushobozi igihe mfite mukore na subscribe nimba ariko babivuga simbizi kuri YouTube channel ya Cici Cynthia Cici umwana mwiza cyane ashaka ko tumenyekana ashaka ko ibibazo byacu cyangwa se igitekerezo byacu twabigeza ku bantu batandukanye mu Rwanda no hanze y'igihugu bivuze ngo akunda gufasha abana b'imfubyi kugaragaza akababaro kabo cyangwa se ibitekerezo bafite arabona bafite talent batabona aho bazigaragariza nicyo kinakora arabagera akabaza talent yabo bakayivuga and then akabafasha iki kwisharinga ku bantu bose Abanyarwanda ndetse
n'aba hanze y'igihugu cyangwa se aba diaspora. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Amen.